ndabashimiye mwebwe tubana hano kuri Kibugingo TV. Iyi ni channel yashyiriweho ishakiro ry'ubutumwa bwiza ndetse no kubagezaho ibivugwa ahantu hagiye hatandukanye ku bijyanye n'umurimo w'Imana. Rero reka ngushimire wowe wabaye waramaze kuri subscribe hano kuri Kibugingo TV kugira ngo tuzajye dufatanya mu ijambo ry'Imana kandi umwuka wera akomeze kutuyobora mu byo dukora byose. Tuba dukwiye kuyoborwa n'umwuka wera rero ubundi Imana ikadushyigikira muri byose kuko ni umutabazi wacu utazabura kuturengera mu byago ndetse no mu makuba. Njyewe rero iyo ndi mu mwuka ndafashwa, ndanezerwa, numva nkumbuye ijuru, nkumbura Imana n'abantu bayo kuko buriya mu ijuru niho hantu tuzaruhukira kandi ntituzongera kubabara ukundi, nta miruho, nta mibabaro, nta ntambara ndetse nta n'ikindi kintu tuzongera kumva kituvunnye ngo twumve turaremerewe. Abantu bishwe n'agahinda, bishwe n'imibabaro ndetse abantu benshi bafite intimba, ariko umunsi w'imperuka ubwo Yesu azaba agarutse nitumara kwambara imyenda yera y'abera y'abakiranutsi, bizaba ari ibintu byiza cyane. Haranira nawe kuzagerayo, Imana nidufashe. Rero uno munsi wa none tuje kugaruka ku buryo abantu bagenda bakorera Imana cyangwa se n'imikorere y'abantu n'Imana hano mu isi, n'uburyo bagenda babana n'Imana. Wakwibaza ngo ni gute bigenda, ese niki kiba iyo abantu bakoreye Imana bashishikaye, n'iyo bacitse intege bigenda bite? Rero ube hafi kugira ngo tuze kubana mu kiganiro, urebe iyi video yose kugira ngo hatagira ikintu kimwe kigucika. Dukeneye amagambo adukomeza kandi atwigisha. Reka mbere na mbere yuko dutangira tubanze dusenge. Ndagushimiye Uwiteka Mana, urera kandi urakiranuka. Ushimiye ko wabanye natwe mu minsi yatambutse, wongeye kutugirira ubuntu n'umunsi wa none. Mwami Imana, impamvu tugarutse hano kuri zino mikoro za Kibugingo TV, aho Mwami Imana tuba tugiye kuvuga ku ijambo ryawe wandikishije ndetse tuvuga no ku bakozi bawe. Mwami Imana, tureba nuko dukwiye kwitwara muri uno murimo wawe kugira ngo tuzatahe ubwami bwawe. Mwami Imana, rero ukuri ngewe ugiye gutangira iri jambo ry'Imana, iki kiganiro binyujije mu ijambo ry'Imana. Ndagusabye kugira ngo uze umpindure umugende, mbashe kugeza amazi ku bwoko bwawe. Reka mbahereze ibikenewe nyobowe nawe. Ndagusabye kugira ngo unshyigikire, ube mu ruhande rwanjye, kandi nabo bagiye kumva reka ubahe kumvira ndetse no guhinduka. Reka Mwami Imana bafashwe mu buryo bwose bw'umwuka wera. Ganza utegeke, uturinde ibitero bya Satani, ibyatuma iki kiganiro kitagenda neza, ibyakirwanya, ibyo byose turabikumiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho ganza utegeke, ikorere nk'Imana mu izina rya Yesu, amen. Rero ndabashimiye nk'uko nabibabwiye na mbere, njye nitwa Ishimwe Emmanuel. Tuzajya tubana hano kuri Kibugingo TV, ni YouTube channel yacu, ni YouTube channel yanyu, aho tuzajya tubonera ijambo ry'Imana. Rero no munsi wa none twaje kuba twatekereza umwuka wera tuyoboye. Buriya kenshi rero n'igihe usanga nyine maze n'iminsi wicaye ugatekereza ukavuga ati ese ubundi ubwoko bw'Imana ni gute bwitwaye, ni gute abantu bari gukorera Imana muri ino minsi ya nyuma. Pawulo we yaravuze ngo hazabaho iminsi iruhije abagenzi, hazabaho iminsi igoye, abantu bazahinduka, abantu bazavuga biyitirira izina ry'Imana. Rero ndabasabye kugira ngo mumenye uko dukwiye kwitwara, mumenye uko dukwiye kugenda. Weho utaramenya Imana, uno munsi ndagusaba kuguma hano kugira ngo ubashe kumenya uko ukwiye kubana n'Imana. Rero reka tubanze dusome amagambo ari muri Mika, ibice 6, turahera n'umurongo waho wa mbere. Reka dusome, abafite Bible muziyegereze hafi ubundi dusome ijambo ry'Imana. Mika ibice 6 guhera ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'Imana ishaka ku bantu bayo. Noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusoze twumva ijwi ryawe.
mwa misozi mwe namwe mfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe, kandi azaburana na Isiraheli. Yewe bwoko bwanjye, nakugize nte? Icyo nakuruhijeho ni iki ukimpamye? Nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Yemwe mwa bwoko bwanjye, noneho nimwibuke icyo Balaki umwami w'Imowabu yagambiriye, n'icyo Balamu mwene Bewori yamushubije. Mwibuke uhereye i Shitimu ukageza i Gilugali, kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze. Mbese nditwara ku Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose nyituye iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyana zimaze umwaka? Aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama ibihumbi, cyangwa imigezi n'amavuta ya elayo inzovu? Ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye kuyihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Rero tumaze kubana muri rino jambo ry'Imana, iby'Imana ishaka ku bantu bayo, nibyo tugiye kuvugaho uno munsi. Mu minsi yagiye itambuka, cyangwa se mu bihe byashize, ndetse kugeza na n'uyu munsi wa none turimo, ubona ko abantu bagenda bahinduka. Tugiye mu bahanzi b'ibice bitandukanye, b'ahantu hatandukanye, ugenda usanga abantu barahindutse. Uko abantu batangiye bakorera Imana, uno munsi wa none atari ko bakiyikorera. Abantu bagakorera Imana bari mu byago bababaye, ariko igihe cyagera bagasubira inyuma. Ariko se twakwibaza ngo uno munsi ni iki gituma abantu bakorera Imana bakagera aho ngaho bakabivamo, bakongera bagasubira inyuma, bakongera bagasubira mu bihe bya kera, bagasubira kwirwanirira? Mubona ari iyihe mpamvu? Rero muri no minsi, impamvu itera abantu gusubira inyuma ni ukwibagirwa. Ni ijambo ryitwa kwibagirwa. Iyo bamaze kwibagirwa, hahandi Satani ahita avuga ati kuva bibagiwe sava, nanjye reka nze nkwereke icyo nkora. Agahera aho ngaho akagenda bashukisha utuntu duke duke, tuzatuma baburana bya bindi bari bagezeho. Imana nidufashe. Buri muntu wese akwiye kugira umwihariko we mu buryo bwo gusenga kwe, kugira ngo atibagirwa aho Imana yamukuye. Ushobora kwirata ukavuga ati ngiye mfite ibintu bikomeye, narize, ndi umuntu ukomeye. Ariko ubuzima bwo ntabwo bureba kuba warize cyangwa utarize, ntibureba kuba ufite kuba ukomeye cyangwa udakomeye, ntibureba kuba ufite ibintu byinshi. Iyi buzima iyo bukubwiye ngo igihe cyawe kirarangiye, kiba kirangiye. Iby'isi urabisiga, ntabwo bijyana iyo umaze gupfa. Kandi iyo umaze gupfa nta migambi, nta kindi kintu usigaje uretse gutegereza umunsi w'imperuka, uretse gutegereza ko Yesu azagaruka guca urubanza, agacira urubanza abamukoreye ndetse n'abamwanze. Nawe ugira igihande ubarizwamo. Ariko ngiye icyo umva nakwifuriza buri muntu wese ni ukugira ngo abe mu gihande cy'Imana. Rero muri ino minsi ntabwo abantu bari kugenda Imana ishaka. Ikintu cyane kwigisha kuri ano magambo cyane, hari umukozi w'Imana umwe nahoze w'umuhanzi binyuze mu ivugabutumwa ry'ubuhanzi, nahoze ndeba uburyo yagiye akorera Imana, uburyo yakoreye Imana mbese we. Narabirebye numva ndababaye. Ntabwo ndaza kuba nashyira amafoto ye hano kuri ntuza, narabitekereje ariko ndebye kuyashyiraho nsanga byaba ari amakosa, byagaragara nabi. Ariko ngiye ndeba nkafite nko mu myaka 9, ndebye uburyo Imana yagiye imugirira neza, akagenda aririmba indirimbo zikomeye zirimo ubuhamya, ukareba uburyo yagiye anyura muri za puberi, ukareba uburyo yagiye aririmba indirimbo bigoranye, ukabona uburyo yatoraguraga ibiryo
byatawe bya bindi baba bamenye, ariko abantu bakibagirwa. Njye ntabwo nzi ikintu gituma abantu bibagirwa, ariko iyo witegereje neza ikintu gituma abantu bibagirwa nuko batigiye ku bidafite umumaro, bagatangira kubona ko hari ibindi birenze kurusha kwizera Imana, bagatangira kumva ko Imana iza nyuma, Imana ikaza nyuma mu buzima bwabo. Ariko niba uri umukristo w'ukuri, Imana ikwiriye kuza mu buzima bwawe mbere y'ibindi byose. Ibyo wakora byose Imana ikwiriye kuza mu buzima bwawe mbere. Bitabaye ibyo ngibyo, ubugingo bwawe burarimbutse, bugiye gehinomu. Buri muntu wese akwiye kwita ku Mana mbere, akareka kwibagirwa ngo yibagirwe Imana, agire nkaho ari Imana idahari. Buri muntu wese akwiye gukora ibyo gukiranuka, kuko urubanza rw'Uwiteka rugiye kuza ku bantu, kandi niruza ku bantu ntacyo bazireguza, kuko Imana si umuntu ubeshywe. Wenda ushobora kugambirira ibintu ku mutima ukabikora, njye simbimenye, cyangwa undi muntu wo ku ruhande ntabimenye, ariko Imana yo nta hantu wayihisha. We n'ibyo utekereza iba yamaze kubireba. Ariko umuntu uzi ubwenge, umuntu wumva afite ubushake, ntabwo yibagirwa, agira imbaraga zo kwibuka. Ibyo byose nta kindi kibidushoboza uretse gukorera Imana, uretse gukiranuka, uretse gukora ibyo Imana ishaka, uretse kugorora inzira zacu, ubundi Imana nayo ikagendana natwe. Ariko iyo watangiye kugoreka inzira, Imana irakwibagirwa. Ku munsi w'imperuka ntabwo Imana izareba ngo irebe ngo ivuge ngo uyu nguyu ngo yarankoreye ngo nyuma aragwa. Ubu rero urabona, reka mpfe kugerageza kwa kundi bita ngo ni ugushyiramo imiyaga. Ntabwo Imana ku munsi w'imperuka izashyiramo imiyaga, kuko yashyizemo imiyaga ihagije kugira ngo abantu bihane. Yashyizemo uburyo bunyuze ku musaraba i Gologota, ariho Yesu Kristo yadupfiriye kugira ngo buri muntu wese abone ubugingo buhoraho. Ariko ikibabaza Imana ni uko abantu babyitesha. Buri muntu wese akwiye kugira uruhare, buri muntu wese akwiye kugenda uko Imana ishaka. Bitabaye ibyo ngibyo abantu bazarimbuka. Byaba bibabaje kuba wasanga warakoreye Imana, warubatse insengero, waratanze amaturo, wararirimbye, wararepese, ariko ukagenda ugira ibyaha bitandukanye usigarana, cyangwa se ukavuga ngo ugakosa nyine, ukabibona ko wanakosheje, ukavuga ngo nzihana ejo, nzaba nihana, ndacyari umusore, reka mbanze n'iby'ubuzima. Hari igihe urya ubuzima nabwo bukurya, kuko iyi si dutuyeho si iyacu. Ahangaha turi ni mu icumbi, ntabwo ari iwacu. Rero dukwiye kugenda uko Imana ibidusaba, dukwiye kugenda uko Imana ishaka. Imana ishaka ko abantu bayo bayubaha, bakayubahisha. Abaza ntekereza kuri uwo mukozi w'Imana, ndavuga nti si uko Mana, niki cyabaye? Si niki gituma abantu bibagirwa? Nareba ubuzima yavuyemo, nareba n'ubwo uyu munsi nkabona biragoye. Hari umukozi umwe mperutse kubona, umukozi w'Imana, numva bamuvugaho ngo yaraguye, Imana yamukoresheje yaracitse amaboko. Numva birantangaje cyane, numva ubwoba burananyishe, ariko ndakomera, kuko nyine Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nawe ukwiye gukomera. Ese we ntutuma abantu ubwoba bubica kubera yuko waretse Imana? Ese wumva umerewe uti mu buzima bwawe iyo bimeze bityo? Rero ijambo ryatubwiye ngo noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi twumva ijwi ryawe. Uwiteka rero azahaguruka ababaza ati, murakora ibiki muri kino gihe bigishoboka? Nawe uvuga ati, ndacyaryize, ndacyari umusore, ndacyari inkumi, reka ninezeze mu buzima bwanjye, kambanze nirira isi. Ariko umunsi w'imperuka ntago uzaba ukirya isi, kandi nta n'amahirwe uzaba ugifite yo kuyirya. Abakoze bazataha. Mwa misozi mwe, namwe mwa mfatiro z'isi, zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka,
ko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe kandi azaburana na Isiraheli. Ahangaha bari kuvuga uburyo Imana yagiye ikura Abisiraheli mu buretwa ikabakura mu nzu z'uburetwa aho bakoreshwaga uburetwa, ariko bageze mu nzira batangira kwibagirwa. Aho twagiye dusanga bagiye babwira Mose bati, Mose we wadukuriraga iki mu Egiputa? Nta mba zaziye kugira ngo bageze ku nyanja kugira ngo uze kutwicira muri aya mazi? Nta mba zari ziri mu Egiputa? bibagiza ibitangaza Imana yakoze uko ari 10 ibyo kubavana muri Egiputa n'ibimenyetso byose Imana yakoresheje kugira ngo ibavane muri Egiputa. Ibyo barabyibagirwa, baravuga bati wari ukwiye kutugumisha muri Egiputa. Bibagirwa ya myaka 430. Rero Uwiteka afitanye urubanza n'abantu be, afitanye urubanza nuko yabwiye abantu ngo bihane bakore icyo Imana ishaka, ubundi nayo ibagirire neza, bakabyanga. Icyo nicyo kintu cyababaje Imana. Kandi ibi ngibi twebwe urubyiruko twirirwamo ngo ni ukuryoshya isi, ngo ndi kuryoshya. Satani w'ugushuka we ari mu kazi ke, ari gukora, asigaranye igihe gitoya, ariko weho uri mu irari ry'iby'isi, wumva irari ry'iby'isi cyane, ngo ndi kuryoshya, ngo reka ndyoshye, ngo n'ubundi ngo nta myaka 100 niko njya numva urubyiruko ruvuga. Ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo. Ibyo ni iby'abapfapfa, iby'abantu bataramenya inzira y'ukuri, iby'abantu bameze nk'aho bari mu kigare. Ariko ntabwo ukwiye kuba mu kigare. Petero yabajije Yesu ngo aramubaza ngo ko twasize byose tukagukurikira, twebwe tuzagororerwa iki? Yesu aramubwira ngo nzabakubira inshuro 100 mukiri mu isi, kandi ikirenzeho nzabahereza ubugingo. Rero umuntu w'umukiranutsi agira ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, umuntu w'umukiranutsi agubwa neza akiri mu isi, kuko Imana icyo yisabye ibasha kukimuha, abasha kuvugana nayo mu gihe gikwiriye. Icya kabiri, Imana iguhereza ubugingo. Rero ushobora kwibaza uti se ko hari abantu mbona nkabona barakijijwe ariko nkabona nta butunzi bafite ubutunzi bukomeye. Birashoboka ko baba badafite ubutunzi bwa hano mu isi, ariko bafite ubutunzi bukomeye aribwo kumenya Kristo, bafite ubutunzi bukomeye aribwo bwo kujya mu ijuru, aribwo kubona ubugingo. Bafite ahandi batumbiriye, bafite amahirwe abiri, bafite ubutunzi bwo mu isi, bafite ubutunzi bwo mu isi bakagira n'ubwo mu ijuru. Ababuze ubwo mu isi baba bategereje ubwo mu ijuru. Ariko umuntu udakorera Imana, wa muntu udakorera Imana afite amahirwe amwe mu buzima bwe, afite amahirwe amwe. Aya kabiri ni feyiri, ni ugutsindwa, ni ibigeragezo, ni urupfu rw'iteka, ni ukubabazwa, ni umuriro utazima n'igihinomu, ni paruwoni. Ni ahantu habi. Ushobora kutabyumva uno munsi. Nkunda kuvuga nti iyo tuba twatekerezaga tugatekereza umunsi w'imperuka uko bizaba bimeze, hari bamwe bazatangira kuvuga ati yes, ubu ngubu iyo mbimenya. Kandi umunyarwanda yaciye umugani ngo iyo mbimenya yari ijambo. Nyine ni nyuma y'igihe, uzatekereza nyuma y'igihe, ariko ukwiye gutekereza mbere y'igihe mu byo uri bukore, ugatekereza mbere y'igihe kugira ngo utazagira kwicuza. Icyo ni ikindi kintu kizatuma abantu bicuza. Abantu bazagira kwicuza kutarangira, bavuge bati iyo duca ahangaha tugaca inzira Imana ishaka. Rero wirinde ko Imana mu bantu igirana urubanza nabo nawe mugirana urubanza. Wirinde. Imana ifitanye n'urubanza n'abantu, ariko wirinde, ntiwibagirwe. Tangiye mbabwira ngo ntiwibagirwe igitumye abantu Imana ijyana n'urubanza n'abantu nuko bibagiwe. Abantu bakibagirwa uburyo basezeranyije Imana ko bazayikorera nibasubiza, bakibagirwa imihigo bahize, bakibagirwa uburyo bahoze bakorera Imana, bakibagirwa Imana imaze kubasubiza bakibagirwa. Ariko ntabwo umukristo ukuri akwiye kwibagirwa.
rero usanga kenshi iyo abantu bamaze kwibagirwa nta kindi kibaho, ntihandi usanga umuntu agaruka mu nzu y'Imana yarakubiswe, icyo twita gukubitwa, ubuzima bwarabaye bubi, nta muntu ukimwiteza, ntawe ukimuvugisha, bwa bukire bwose Imana yari yamuhaye Satani yarabuyoyoye, byarahindutse umuyonga. Ugasanga avuga ati njyewe nari mfite amamodoka, nari mfite kampani y'imodoka, ariko ibintu byose kubwo kutumvira Imana byanshizeho. Ibyanjye navuze ngo ni uguta igihe. Hari igihe uba wagakoze ikintu mu gihe cyacyo ntugikore ukakirengagiza, ariko mu gihe cya nyacyo bikakugaruka, ugasanga wataye igihe, ugasanga iyo uwo Imana ufite na bya bintu byari kugumya bikiyongera, ariko kuyubaha ukumva yuko atariyo yabiguhaye, bigatuma usubira inyuma ukaba ingarubwebwe. Ntabwo dukwiriye kuba ingarubwebwe ngo bongere bavuge bati se bariya ntibari abarokore, kandi twaramenye Imana, turi abakiranutsi, turi abantu bakorera Imana. Rero ukwiriye gusingira umugisha w'Imana, ukwiriye kwakira umugisha w'Imana, ukwiriye kugenda uko Imana ishaka, dukwiye gukora icyo Imana ishaka, dukwiye kugendera mu nzira zikwiye, ntabwo dukwiye kwita ku by'isi. Ntabwo dukorera Imana kugira ngo abantu batubone, si dukorera Imana kugira ngo tubone ubutunzi bw'isi, dukorera Imana kugira ngo dutahe. Njya nicara nkatekereza nkavuga ngo ese ko bavuga ngo hari abahowe Kristo, abantu bagiye bemera gupfa bakavuga bati aho kugira ngo twebwe tubapfukamire. Twagiye tubona ba Shadaraki na Meshaki na Abedenego bavuga bati twebwe aho kugira ngo dupfukamire ikigirwamana cyawe, ntabwo turahitamo gupfa. Naho Imana yacu itadutabara turahitamo gupfa, ariko ntabwo dupfukamira ikigirwamana cyawe. Twagiye twumva abantu b'i Bugande bagiye bahorwa Imana bakemera gutwikwa ndetse n'ibindi ibikorwa by'iyicarubozo, aho kugira ngo banamuke ku Mana. Nawe ntabwo ukwiye kunamuka ku Mana, ukwiye gukorera Imana, ukirinda urubanza, kuko hari umunsi ukomeye utwika nk'itanura. Niko muri Malaki havuga, hazabaho umunsi utwika umeze nk'itanura. Umunsi ni umunsi ukomeye, ni umunsi mubi, ni umunsi w'amarira n'imiborogo, ni umunsi wo kushugwa n'inyo, ni umunsi abakiraniwe bazababazwa cyane. Ariko uharanire kugira ngo ube mu bakiranutsi b'Imana, Imana ye kukubaraho urubanza. Gatatu havuga ngo yemwe mwa bwoko bwanjye nakugize nte. Imana irabaza abantu ngo yabagize iti, ko yabasubije, yabahaye ibyo bifuzaga, bayisenze bababaye ikabasubiza, none irabaza abantu ngo ko mwasubiye inyuma nabagize nte. Ni iki cyatumye musubira inyuma? Nabagize nte, habaye iki? Icyo nakuruhijeho ni iki? Imana ikakubwira ngo nkorera ibindi byose ndabifite, ukanga kuyikorera ngo biriya ngo by'Imana ngo bavuga ngo ewana ngo nanjye ngo nubwo ngo ndi umurokore, ngo ariko ngo mbona ngo ntazi nanjye. Uracyari mu bujiji, ntabwo uramenya Imana, ntabwo uramenya inzira urimo, warayobye. Ntabwo uri mu nzira igororotse, uri mu nzira y'amakorosi. Ntabwo uramenya inzira igororotse ukwiye kunyura. Ubundi abantu bakurikira Imana bakwiye kunyura mu nzira ifunganye. Iyo nzira ifunganye kwicamo biragoye, gukurikira Imana biragoye. Niyo mpamvu nababwiye ngo burya naho umuntu yahomba iby'isi, ariko abategereje bya bindi byitwa ubugingo, ya mahirwe ya kabiri yitwa ubugingo, irafunganye. Hari igihe iby'isi ubibura kubera ko Imana ishaka kukugira uruburenga uzabona ubugingo buhoraho, kandi ubugingo nicyo kiruta byose. Kandi haravuga ngo nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Yewe mwa bwoko bwanjye mwe, noneho mwibuke icyo Balaki umwami w'i Mowabu yagambiriye, nicyo Balamu mwene Bowari yamushubije. Mwibuke uhereye Shitimu ukageza i Gilugali, kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka k'Uwiteka yakoze. Uwiteka yagiye abakura ahantu hakomeye. Hari abo yakuye mu burwayi ugasanga yaragiye gupfa. Hari umukozi w'Imana umwe yankunda gukurikira cyane, Xavier Rutabagisha, ajya akunda kuvuga uburyo yagiye asengera abantu baragiye mu buraya, ibintu bikaba bibi, bakarwara sida bakenda gupfa. Umugore umwe yigeze yavuga uburyo yamusengeye, amara kumusengera
umugore amerewe nabi, umugore arembye nyine sida handi nyine barenda kukwica, Imana iramubwira ngo imukijije sida. Yari yarakoze uburaya ku buryo buhambaye, arangije Imana imukiza sida, kandi ni gake cyane ko umuntu ashobora kurwara agakira sida. Arangije rero arakira, maze gukira akorera Imana, ariko bigeze aho ngaho arongera bivamo. Bukeye ngo arongera asubira gukora uburaya, agiye gukorera uburaya noneho ku buryo bukomeye. Amubwiye ati ibintu uri gukora ni ibiki? Ati reka mvaho. Aranamwanga, tuzangwa mu murimo w'Imana. Rero nuko abantu tugenda twibagirwa, nuko tukibagirwa ko Imana yadukuye mu Egiputa. Rero dukwiye kumenya ko buri umuntu Imana yahesheje umugisha nta wamuvuma. Wa muntu Imana yahaye umugisha kubwo kumukorera, nta muntu wamuvuma, nta muntu wamwivangaho, nta muntu wamwiyoberanyaho, kuko aba afite umwuka umuyobora mu byo akora. Aho agenda iteka aba afite umwuka umuyobora, aba afite ikintu kimushyigikira, aba afite izindi mbaraga. Rero dukwiye kugira uburyo dukwiriye kwitwara. Baraki mwene Sipori ngo yashatse kuvuga ubwoko bw'Imana, hanyuma Imana ica muri Balamu iramubwira ngo ntago wavuma Uwiteka atavumye, kandi ntago wavuma Uwiteka yahaye umugisha. Rero uharanire kugira ngo nawe ugire umugisha w'Imana. Ngo mbese 6 nditwara ku Uwiteka, ngapfukamira Imana isumba byose, nyituye iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byo koswa n'inyana zimaze umwaka? Aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama 1000 cyangwa imigezi y'amavuta ya Elayo inzovu? Ese Uwiteka yakwemera ibitambo, inyana, yakwemera amavuta ya Elayo ndetse n'ibindi? Mbese Uwiteka icyo akeneye ni ukugira ubutunzi butarimo kumwubaha? Mbese icyo Uwiteka akeneye ni ukurimbuka? Uwiteka ahora yifuza abantu yuko bagira agakiza k'umwimerere, akabacisha mu nzira zikwiye kugira ngo babashe kugira agakiza k'umwimerere, ariko bakanga kumwumvira. Ubu ni urubanza ruzaza ku bantu. Nkunda kuvuga cyane ngo buriya naho abantu bakwemera ko bavuga ngo nta Mana iriho, ibyo ngibyo ntibikuraho ko Imana itariho, kandi ntibikuraho ko Imana idakora. Rero ngo aho Uwiteka yakwemera imfizi n'intama 1000, ntabwo ibyo ngibyo ari byo Uwiteka akeneye umutima wawe, akeneye ko ugira agakiza k'umwimerere. Imigezi y'amavuta ya Elayo ntabwo ari byo akeneye, imigezi y'amavuta inzovu ntabwo ibyo ari byo akeneye. Akeneye ko umuntu agira ubugingo. Ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Ahangaha ibaze niba cya kimwe kiramutse kigeragejwe n'umwana wawe wabyaye kandi ukunda. Wumve uburemere bw'ibyaha abantu dukora, cyangwa se inzira ducamo kandi tudashaka no kugandukira Imana. Rero dukwiye kugira impinduka, dukwiye kureka kwibagirwa, dukwiye kureka gucogora. Buri muntu wese akwiye kugira umuhate wo kuguma imbere y'Imana, kuko nta muntu wigeze ahomberwa no kuba imbere y'Imana. Rero ngiye kongera nsubiremo amagambo ariwo murongo tugiye gusorezaho n'ubundi turi gusoma hano. Nigishije mu cyigisho cy'ubushije, ni hano n'ubundi turi gusoma n'uno murongo nasorejeho wa 8 hano ku bice 6 n'ubundi ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Amen. Icyo Uwiteka dushakaho ni iki ngiki? Mu gukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira no kwicisha bugufi. Tukirinda kumva ko turi abantu barenze. Hari style njya numva ngo ngiye ngo niga ngo ndarenze, ariko nta muntu w'umukristo ukwiye kugira ibyo ngibyo. Niba uri umukristo, ubizi ko umukristo, ukaba ukiri muri byane ngo byaniga ngo ndarenze, urenze iki? Ko wavuye mu gitaka uzasubira mu kindi? Icyo utegereje ko ari gukorera ubugingo. Menya ko uciye bugufi, kuko amafaranga ni ibintu birangira.
ubutunzi ni ibintu birangira, yaba amafaranga ari cyo kintu cyakenze cyangwa se kuba ubona ko ufite ubutunzi buhambaye aribyo birenze. Uno munsi wa none abantu benshi bagakwiye kuba bapfa bakagumya bakaba abantu barenze, ariko se burya umuntu amaze gupfa aba akirenze? Imana nidufashe. Rero reka dusoze dusenga. Niba wumva rwose warasubiye inyuma, waracitse intege, niba wari uri mu byaha bitandukanye, niba wari ukiri mu gihe wumva ukumva nyine ntabwo Imana ariyo kwizerwa, reka dusenge. Pfukama aho uri uvuge ngo Mana, noneho menye yuko nkwiye kukugandukira kandi nkwiye guca mu nzira ushaka. Ubundi reka dusenge. Aho uri upfukamye, ushobora kuba mu cyumba, ushobora kuba uri mu rugo, ushobora kuba uri ahantu hatandukanye. Reka dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, urera kandi urakiranuka, izina ryawe witwa Ndiho. Mwami Imana, ntitwashikiriye ubwiza bwawe ngo dukizwe nk'uko bikwiye, ariko uri Imana igira imbabazi. Nsabiye ubu bwoko imbabazi, reka Mwami Imana bwongere bugire ubuzima bushya muri Kristo, ubuzima bufite imbaraga, ubuzima bufite Mwuka Wera, ubuzima buzira umuze muri Kristo. Ndagusabye kugira ngo dushyigikire, kandi turakwizeye ko ushobora byose. Urakoze kukumva gusenga, mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Rero icyo nababwira, mukwiye gukizwa neza, ntimuhore muri bya bindi. Imana idufashe. Mushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok, Instagram, ni Cyubugingo TV, Facebook page, hose platform zanjye zitwa Cyubugingo TV. Ubundi tukazajya tuhabana. Imana ibahereze umugisha.